tujye kwakira Muhinde. Muhinde muramuzi? Ladies and gentlemen, put your hands together for Muhinde. Melissa arakoze. Inchwi. Nyabitanga namurose ninjoro. Narose nje nawe yari gushya. Ariko ikintu kiri kumbabaza nukuntu uri kundeba nkaho nta cyabaye. Melissa arakoze. Melissa urazi kwideburira byatari ni intore. Azi kwishakira ibisubizo. Nigeze kumusura ejo bundi na admin tuvuye ku ishuri dushonje aratubwira ngo adutekere. None aratubwira ngo tumubwire ibyo dushaka abidutekere. Twe twashakaga ubugari n'inyama kandi yari afite amafaranga yo kugura ubugari n'ubunyobwa. None Melissa avuga ati abahungu banjye ibintu bashaka byose bagomba kubibona. Yadutekeye ubugari n'ubunyobwa adutera stories z'inyama. Twarangije kurya dutura imibi y'inyama. Ndi ikigoryi. Ejo narebye muri famille nsanga ari nge kigoryi. Mama ni umusirikare na papa ni umusirikare. Nono ahigenja mbona nari uwabo. Kuri ya couple urukundo rubarenga ukabona bari ahantu barice bari gukina utuntu. Twe bakina imigeri muri salo. Ariko mama Muhindura setsa. Mugenda papa Muhinde nagukunze. Noneho kwa kundi ngo bagira anniversaire y'imyaka ingabo ukabona ngo bari kuririmba karirimbo bari gukata keke kari romantique. Twe bashyiraho morali bayikata bari uryo umugabo. Uyu munsi cyangwa kugira inama batipe yifuza gushaka abagore. Niba uri umuhungu ukaba uri muremure ntuzashaka umugore mugufi w'igikara kuko bishobora kugusaba kujyana no kumanwa ngo umubone. Abantu bakunda kumbaza ngo kuki usereza abantu bagufi nawe uri mugufi. Ntabwo bavuga ibibazo utabayemo. Nge nigeze gushyiraho dread nka ziriya za sengazi. Noneho wandeberaga kure nambaye imyenda y'icyatsi ukagira ngo ni cya kigori gifite imisatsi. Yabivuga mukagira ngo ndi gukina. Nge bwa mbere njya kwifotoreza irangamuntu n'amaguru yajemo. Clapton kibonke. Aya se ubishize wamaye amafaranga wigenda. Hakure pese ntago natana amaguru. None ndataye Musanze ubushize nari butaye Kabuga. Zaba Poma sava ndagufana byatari. Amaye nimero zarinda nkamurangira akazi. Kushyizemo izawe akoze. Yamfashe. Tugeze mu mwanya wo kwakira amaturo nk'uko mubibona n'abandi bayazane. Kibonke uriya ikambe muretse nagaraya akoze. Uzi ukuntu bimeze se? Ayo mashyi mushobora no kuyanyuza kuri mobile money. Kanze nyibabwire. Mwakanze akanyenyeri. Umura 079
nditonda byo. Zeru karindwi icyenda 14 6 9 4 1 8. Nzisubiremo. Ndagarura kabisa. Usigaye ubahe mu kwezi uza kangahe hano ko ntabure wa merisarihe akira fataya mukomere amashyi 10,000 bamuhaye. Mwakoze na nimero wamaye. Za nimero nzisubiremo. Mfite ikizami mu gitondo Musanze, imibare yaramfashe. Hari abantu batinye kuza imbere, manika akaboko ndayigerera. Inze ubwo ari umukobwa umamagaye se yayanyima. Abasitari bo mu Rwanda kugira ngo bakwereke ko ibyo bakora byinjiza barabyibuha. Mwarabibonye nko kuri Bruce Melody. Nawe ndamugera. Na Merisi murabona ko yatangiye kubyibuha. Ukuntu asigaye angana kumusimbuka biroroshye kurusha kumuzenguruka. Tike nayibonye. urimo uracururiza mu iduka ryanjye wangu. Nashyiraho umusoro. Ako ntago mujya bibaza impamvu Kibonka atabyibuha. Iyo ni inote. Akaze. Nageze kuri Kibonke. Kibonke impamvu atabyibuha, Kibonke taye ni brand. Ashobora kubyibuha agahita ava muri Seburikoko. Nayo nyiri kuvuga ku bantu bagufi nyine ku bibazo nabayemo. Ndewe uriya nigeze gutaha ubukwe. Kuriya ababyeyi nyine bajyana abana mu bukwe, nge mama yaranjyanaga kumwe umwana asigara arinze ishakoshi, nge nayirindaga nyicayemo. Noneho nijoro byarageze, seti wanyemereye 1000 nako Sam 1000 cyanjye kiri wacyohereje. Nimukomeza kuba amafaranga ntago ari busoze. Arya naringeze. Mvuye mu ishakoshi, noneho byagezeho abantu bataha abandi barasigara, noneho ibitanda birabura, nge naraye muri varize. Noneho nge nigeze gukina football, hako naje kuyireka nyine kuko nasanze taye yanjye bidahuza, kuko najyaga mu kibuga bakanyitiranya na baro. Noneho hari umunsi nahagaze hanze numva barasifuye ngo umupira urarenze.